Igitondo cyiza bene data, muraho neza, mwiriwe neza bitewe n'umuntu wese aho aherereye. Banje kubasuhuza mbifuriza kugirirwa neza n'Imana, mbifuriza umugisha uva ku Mana. Ni Evangeliste Tito Kwizera. Uyu munsi wa none tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, ariko reka tubanze dusenge Imana mbere y'uko tuganira ku iryo jambo. Data twese mwiza, uri Imana yumva gusenga, urivuga bikaba, wategeka bigakomera. Aka kanya by'imbere y'amaso yawe senge umuntu wese ugiye kumva ijambo ryawe, ribe ijambo rihindura kandi rirema ibyiringiro bishya mu bwoko bwawe, ribe ijambo rikomeza imitima y'abantu bose bakwizeye, buri muntu wese ahari mu ruhande rutandukanye n'urwa mugenzi we, mbese abantu bose abari mu kazi, buri muntu wese aho yerekeje amaboko umuhereza umugisha. Umuntu wese ugiye gukurikira iyi video bane nawe kandi umwambike imbaraga, buri muntu wese ibashe kugira ibyiringiro imuremamo. Bana natwe dushoboze, uduha imbaraga, kandi iri jambo ryawe ribe iryo guhindura abantu bawe, mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe. Tugiye kuganira ku magambo y'Imana. Ni amagambo nahaye titire ivuga ngo Imana ijya igucira urubanza aho abantu baguciriyeho iteka. Mbese hari igihe Imana igucira urubanza, yarangiza ikagukura mu maboko y'aba bandi bari baguciriyeho iteka, mbese yo ikagucira urubanza rutabera imbere y'abaguciriyeho iteka. Tugiye kwifashisha ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yohana ibice 8 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 11. Titire y'amagambo iravuga ngo umugore wafashwe asambana. Yesu ajya ku musozi wa Elayono, azinduka mu museke, yongera kujya mu rusengero. Abantu bose bazaho aricara arabigisha. Abanditsi n'abafarisayo bamuzanira umugore bafashe asambana, bamuta hagati, baramubwira bati, mwigisha, uyu mugore bamufashe asambana, kandi Mose mu mategeko yadutegetse kwicisha amabuye abakoze batyo. None wowe uravuga ngo iki? Ibyo babivugiye kumugerageza ngo babone uburyo bamurega. Ariko Yesu arunama yandikisha urutoki hasi. Bakomeje kumubaza, aramanuka arababwira ati, muri mwe udafite icyaha aba ari ubanza kumutera ibuye. Yongera kunama yandika hasi, nabo ngo babibone batyo, ibyaha byabo birabarega. Basohoka urusorongo, uhereye ku basaza ukageza kuheruka. Hasigara Yesu wenyine na wa mugore wari uhagaze hagati. Yesu aramanuka aramubaza ati, wa mugore we, ba bandi bakuregaga barihe? Ntawaguciriyeho iteka? Ati, nawe databuja? Ntawe databuja. Yesu aramubwira ati, nanjye singuciraho iteka, genda ntukongere gukora icyaha ukundi. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Aya magambo ni amagambo atari menshi cyane, atari na make, atubwiye inkuru z'umugore wafashwe asambana. Arangije bamuzanira Yesu. Mu by'ukuri bamuzaniye Yesu bagira ngo bagaragaze ko ibyo yakoze ari ibidasanzwe, bagira ngo bamucireho iteka, kuko abantu tureba nk'abantu. Ariko nakubwiye ngo hari Imana ije kugucira urubanza aho abantu bagucireho iteka. Mbese hari ibihugeramo umuntu wese akagufataho ijambo akumva ko agomba kugucira urubanza ashaka. Uwo ari we wese akagucira urubanza rwo gupfa. Uwo ari we wese akumva ko utakiri uwo muntu. Imana itugirire neza. Uwo ari we wese akumva ko mbese byacitse cyangwa se warengeje urugero. Ariko hari Imana ibasha kureba umuntu ikamurebera mu mbabazi zayo. Yesu ngarangije afata wa mugore bashyize hagati, arababwira ngo noneho muri mwe udafite icyaha nabanze aba ari umutera ibuye. Ariko muri kwa gutera amabuye, buri muntu wese yibuka ibibi bye, buri muntu wese yibuka ibyo yagendeyemo, buri wese yibuka amagambo ye, buri wese yibuka kugira nabi kwe, buri wese yibuka umujinya we,
buri muntu wese yibuka ingeso ziwe zitari nziza. Barangije baravuga ati uwatinyuka gutera uyu muntu ibuye yacirwaho iteka rikomeye, yacirwa n'urubanza rukomeye. Barangije bose batsindirwa imbere ya Yesu, mbese bose batangira kugenda gahoro gahoro. Uwibutse ibibi bye akagenda ntawe abwiye, undi nawe akagenda ntawe abwiye. Yesu arangije ngaza kunamuka arareba, arebye asanga ba bantu bose bagiye bagenda hadasigaye n'umwe. Arangije abaza wa mugore ati mbese ba bandi bose bagushinjaga hari n'umwe uri kubona? Aravuga ati ntawe databuja. Yesu aramubwira ati gendere, ntukongere gukora icyaha ukundi, Imana itugire neza. Nawe uyu munsi nakubwira ngo hari ibyo waba waragendeyemo, hari aho waba warageze ugenda uko bidakwiriye, urangije wumva ko umeze nk'uwaciriweho iteka. Ariko uyu munsi nakubwira ngo ngera wiringire imbabazi z'Imana. Uyu munsi nakubwira ngo ngera wegere Imana, nurangiza uvuge ngo Mana nguciye bugufi aka kanya ndakwemereye kugira ngo umbabarire unyezeho ibicumuro byanjye. Nk'uko uyu mugore nawe yagiye ntacyo yari afite kuvuga, kuko yari afite ibihamya bigaragaza icyaha yakoze. Bo baravuga ngo dushingiye ku mategeko Mose yadutegetse. Kimwe n'uko uyu munsi wa none hari abantu bakurebera mu zindi mbaraga, cyangwa bakurebera mu mubare w'amakosa, cyangwa se bakurebera mu bicumuro byawe, bakavuga ngo dushingiye ku mategeko, dushingiye kuri iki n'iki, ntabwo uyu muntu yagakwiriye kugirirwa neza. Ariko hari Imana izakugira neza ititaye ku byo wakoze, ahubwo ni Imana ireba yarangiza ikakubabarira ibicumuro byawe ikakweza. Uyu munsi nakubwira ngo Imana ntabwo ikurebera mu cyaha wakoze, ikurebera mu mbabazi zayo, kuko waciye bugufi. Imana itugire neza. Nakubwira ngo rero nawe uzirinde kugira umuntu uciraho iteka, ahubwo nuzajya ubona umuntu aguye mu ikosa, aguye mu mutego wa Satani, imbaraga z'umwanzi zimunesheje, uzajya umwegera, umugire inama, umusenyere, nurangiza umwereke inzira y'ukuri, umwereke inzira y'agakiza, nibwo uzaba umwereye imbuto. Nuko Yesu arangije nawe arareba abona ko aba bantu bakoze ibihwanye n'amarangamutima yabo, ibihwanye n'amategeko bari bafite. Arangije aravuga ngo shingiye kuri ibi mwakoze buri muntu wese niyisuzume. Narangije bisuzumye basanga hari ibyo bakoze binarenze bimwe wa mugore yari yakoze. Barangije baravuga ngo aha nta watinyuka kugira icyo akora. Haleluya. Imana uyu munsi wa none nakubwira ngo hari Imana ije kukurebera mu mbabazi zayo. Mu bibazo wari urimo byatumye uhindurwa usuzugurwa, byatumye buri muntu wese agufata ijambo, uyu munsi hari Imana ije kukurebera mu mbabazi zayo. Uyu munsi hari Imana ije kukuramburira ukuboko kwayo. Nakubwira ngo muri byose urimo ca bugufi we gusa, wereke Imana umutima wawe, wiyeze witunganye, uvuge ngo Mana ndakwemereye. Nurangiza uyu munsi hari Imana iri bukurebere mu mbabazi zayo. Amen. Imana ishimwe. Iri jambo ry'Imana riratubwiye ngo Imana yacu ijya iturebera mu mbabazi. Imana yacu ijya ibasha gutatanya bya bindi byose byari bigambiriye kutugirira nabi, yarangiza ikabitatanyiriza mu bice bitandukanye, kandi byarangiza byose bikagenda nta na kimwe kigize icyo kigutwara. Nakubwira ngo ibigeragezo uri guhura nabyo, intambara zose wabonaga zose zizagenda, kandi nta na kimwe zizagutwara. Imana itugire neza. Dushimiye Imana rero ko ari Imana igiturebera mu mbabazi zayo. Uyu munsi wa none Imana ikurebere mu mbabazi zayo. Mu mirimo yawe yose Imana ikurebere mu mbabazi zayo. Mu buzima bwa buri munsi Imana ikurebere mu mbabazi zayo, kuko ari Imana igira imbabazi. Yesu nawe ngarangije arababwira ngo udafite icyaha. Nawe uyu munsi bya bindi byose byari bigufashe ijambo, hari Imana ije kubibwira ngo udafite icyaha. Hari Imana ije kubibwira ngo mbese muri mwe ninde ufite imbaraga zo gukora kuri uyu muntu namenye. Uyu munsi wa none itorero ryose waba usengeramo, imyizerere yose waba ufite, nakubwira ngo hari Imana iri kumwe nawe. Waba uri umudivaniste, waba uri umurokore, waba uri umukatolike, waba uri umusilamu, aho waba usengera hose hari Imana ikurebeye mu mbabazi zayo. Mbese hari igihe abana b'abantu tujya tureba mu ntege nke zacu, twarangiza tugafata umwanzuro, ariko hari Imana ifite undi mwanzuro yafashe. Imana itugire neza. Twebwe nk'abana b'abantu ushobora kuba uri mu itorero ukagerwaho n'ikosa, cyangwa se ugakora icyaha runaka bitewe n'imbaraga za Satani, twe tugahita tuvuga ngo tugushyize inyuma y'itorero, ariko nyamara buriya twaba tukugaburiye umwanzi Satani. Ahubwo mwene data, ni igihe cyo kwegera uwo muntu ukamwigisha, ukongera kumwigisha inzira y'umusaraba, ukongera kumwereka ko ibyo yakoze bidakwiriye, kugira ngo mubohore muri ya ngoyi umwanzi Satani yamuboheyemo, kugira ngo imbaraga z'Imana zigende
zongere muri rya jambo umwigishije, nizarangiza zimuhindura Imana itugire neza cyane. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Dushimiye Imana kuko ari Imana igiye kuturebera mu mbabazi zayo. Reka dusenge Imana. Uri Data twese mwiza, turagushimiye kubw'ijambo ryawe urigeze mu mitima y'ubwoko bwawe, abantu bawe bongere guhembuka, abantu bawe bongere kubona umunezero. Ushimwe Yesu, uturindire mu nzira zitandukanye, kandi uba ari wowe wubaka ibyiringiro bishya, uba ari wowe wongera kuturemera umunezero, uba ari wowe wongera kutwigisha kubara iminsi yacu tukiri mu isi, tugukorera uko bikwiriye. Nuhabwe icyubahiro Yesu, urakoze. Amen. Mwari kumwe na Evangeliste and Artist Tito Kwizera. Abantu tubana kuri iyi channel Ineza y'Imana TV, mukomeze kugubwa neza. Waba utarakora subscribe, uyu munsi wa none wakanda subscribe, like, share kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho mbere y'abandi, kandi tugukangurira kugira ngo usharinge ku bantu bawe, ku bantu bose inshuti zawe, kugira ngo nazo zumve ubu butumwa bwiza. Ikiruta byose umanuke hasi muri comment niba hari icyo wumva twahindura, niba hari icyo wumva twakongeraho, wabitwandikira tukabibona muri comment. Hanyuma wifuza kuduhamagara cyangwa kudutera inkunga, telefoni ni 0780702013, ni nayo ikora kuri WhatsApp, ubundi ukatubwira icyifuzo cyawe n'igitekerezo cyawe. Imana ibahereze umugisha, Imana ibahereze umugisha, Imana ibahereze umugisha.